na mbere ndashimira n'umuyobozi wacu w'igihugu ari we Perezida Paul Kagame bitewe n'ukuntu nagiye mbona amateka mbega y'imiyoborere ye ntaho mbega ashimishirije nk'aya bagiye batubanjiriza mbega kubikina mbega bigaragaje mbega nko kugaragaza mbega utuntu tw'udukoryo nshimira mbega mvuga n'amateka mbega bijyanye n'ubufasha umuyobozi yagiye nanone atuyobora mushimira gutyo umusaraba wanyu nabimubwira sinagenda nanjye mvuga ngo ndi mwiza nishyiraho niyemera reka da niwe wanyishimira ariko niwe wanyishimira ngo nta nkumi yigaya niko hanyuma yaza kuvuga kizagera buri muntu wese ahembwa ibihembo bijyanye n'imirimo ye hari igihe kizagera buri muntu wese ahembwa ibihembo bijyanye n'imirimo ye nukora neza uzahembwa neza nanone nukora nabi uzahembwa nabi nukora neza uzahembwa neza nanone nukora nabi uzahembwa nabi. Reka ngusuze cyane nkwifuriza ibihe byiza kugubwa neza cyane wo kunda Iris TV ni by'agaciro kubana nawe uw'agaciro natwe turakwemera byahatari comments nyinshi cyane muduha byose turabyakira ariko nanone murumva ko vibe yahindutse nakiriye umuhanzikazi ngira ngo mwamaze kumumenyera iwacu kuri Iris TV amaze kuza ndetse na manager we uyu munsi rero turamwakiriye wenyine tujye kuganira nawe ubushize nago twagiye mu buzima tujye kuganira nawe yitwa Glorious Glorio karibu se komo nutandeba neza ducisha munandebe na kamera urebe mari kunande ubwo nari nteze kumva mbege byumbwira gusa ari byo nteza amatwi ari byo urimo kuvuga yego arimo nshimira abantu hari abantu ujye ugira ushimira nshimira gira micro neza ishyira hano ku munwa neza hari abantu ujye ushimira ntago umuntu yabura uwashimira ngambwira abantu batatushimira kwisi mbere gutaba abantu ndabemera rwose mbere na mbere ndashimira n'umuyobozi wacu w'igihugu ari we Perezida Paul Kagame bitewe n'ukuntu nagiye mbona amateka mbega y'imiyoborere ye ntaho mbega ashimishirije nk'aya bagiye batubanjiriza mbega rwose imiyoborere ye yagiye inshimisha cyane kuko hari naho yagiye impindurira nanone mu buzima bwanjye mu mibereho hari aho yagiye bimfashamo rwose nyakubahwa n'uwambere rwose n'uwambere ntaho ahuriye n'abagiye batubanjiriza uwa kabiri nanone nkashimira nanone n'umubyeyi wemeye kwitanga aragerageza nk'umuntu mbega yemera kwakira uwo musaraba wo kundera ntago imirerere ye mbega imyitangire ye yagiye na Rufonsina Nyirandege yagiye nshimisha we ntago ahanye naho nagiye mba handi hose ikindi nanone ndashimira nanone no wemeye nanone kumfasha muri ibi kugira ngo ngere hano hantu nabifashijwemo nawe nanone ajya bimfashamo rwose akagerageza buryo yakitanga agatanga nayo mayinite ye ariko kugira ngo amenye amakuru yanjye nkareba uburyo yemeye kunyakira rwose
turabana neza nta kibazo yashimye ko ngomba kumenyekana nanjye ampoza nabo ntarinzi no kugira ngo ngere hano niwe abantu batatu nabo uwo ni manager rwose ugeze kuri manager wawe witukubita gatwe rwose uwo ni manager rwose iyo ndebye nanone atandukanye n'uwajyaga andeba akumva mutereje ikibazo muri we icyo gihe twarabanaga ariko atanyishimira nanone tuza no kunanirana ariko nza gukurura amateka y'abantu babashaga no kuganira umuntu babashije kuganira rero niwe wankubese ako arambwira ati uzi n'ukuntu yajyaga navuga ngo yanga niyo akireba imbere y'amaso ye ubwo rero nkumva yavugaga igiki niwe wari ukizi yabivugaga gutyo sinzi icyo ari cyo ariko mu buzima nkavuga ntubwo ni njyewe yinuberaga nkavuga ntimana ntigibura uko ibigenza ntiyemeye yarabivivuye yivuze biraba mbega iyo udashinga iyo urigayitse ntiyabishimye yabivivuye waba uw'agaciro n'imbere y'abakomeye yampuje n'uyu manager rwose ntabitekerezaga igikomeza imukoresha rwose ubushize rero twaganire ku by'umuziki ntabwo twigeze tugerageza kuganira ku buzima busanzwe ubundi wavukiye he wavutse mu bana bangahe papa mama bite bari he byose tunyuriremo ubuzima nabayemo rwose gutyo naravutse nanjye ni 99 ni imbere y'intambara narindiho ndi umwana gutyo kuri abatutsi nza kuvuka gutyo nisanga gutyo mbega ariko ababyeyi babayeho mu minsi mikeya intambara cyangwa umanura mikoro gato yoshyire nka hano jenoside nibwo yaje kuba rero nari nkiri umwana mbega ntari nagakura ngo mbe namenye ubwenge ariko nari mfite n'undi mwana murumuna wanjye ninjye wa mbere ninjye mfura iwacu buno nitwe bari bamajije kubyara niwe rubuto rwa mama na papa rwa mbere ubwo nibwo intambara yaje kuba jenoside yaje kuba gutyo ariko ubwo nibwo naje guhungana n'umuryango wanjye kwa papa mbega mpungana na ba masenge n'umubyeyi ubyara papa nibwo murumuna wanjye yaje mbega guhungana na murumuna wanjye gutyo nyuma ya jenoside rero aho twagiye tugenda gutyo nari nkiri umwana sinari nzi ngo ibi n'ibi bimeze gutya na gutya nari ntarakamenya ubwenge neza ariko umuntu ntawubura akamwigisha na gato ubwo nibwo naje nyuma twaje guhura gutyo nanone ngenda mbaho mu buzima busanzwe nanone mpura sinzi ukuntu naje guhura nanone na mama aho yahungiye sinakubwira ngo yahungiye aha na murumuna wanjye twahuye gutyo nkazajya mbaho muri ubwo buzima nibwo haje twabayeho iminsi mikeya icyo gihe nanone najyaga ngira iyo mibereho nkagira ikibazo kimbaho buri gihe buri munsi buri saa sita nkagira ikibazo cyo guhera nkawera bakajya kumparisha icyo gihe ariko simbizi ubu nabayeho mvuga warasengaga hoya nari nkiri umwana nabwo nari cyokora nabakirijwe mu idini ry'abanyagatolika niho nabakirijwe nari nkiri umwana nabatijwe ku bwa papa na mama mbega na murumuna wanjye icyo gihe ariko icyo gihe aho jenoside irangiriye tubaho gutyo muri ubwo buzima nkabaho gutyo ngira icyo kibazo ariko nibwo murumuna wanjye yaje gupfa apfa mbere nanone ya mama na mama gutyo bapfa bakurikirana gutyo nibwo naje nanone kugenda nkomeza kugenda ntungwa n'imiryango gutyo nkagenda hari
harahananira mbega nkimuka nkajya ahandi gutyo uko bukeye gutyo niko iminsi igenda yicuma gutyo Imana igenda impindurira amateka gutyo nibwo naje kugira amahirwe nanone mbona impuje n'uyu mubyeyi wemeye kunyakira nawe yarabigerageje we ntago yabanye n'abandi bose nagiye mbamo abandi bose hari aho nagiye mba nanone nkaba nk'umushumba nkazajya ndagira n'amatungo yabo icyo gihe uzi no kuragira nkayaragira gutyo maze nayiragira nk'iyo nyana yakirukanka mvuga kwirukankana n'inka nyikurikira nkagenda nkumva ari nko kuvuga ngo uzamutse kiriya giti ukizamutse utagifashe bikambera ikibazo kuri njyewe ariko ubwo aho ntahiye ngeze mu rugo ubwo babandi nyine tubana bakumva ko nari ndangaye ya nyana kugira ngo nshike bakabifata gutyo nyamara nta muntu twabaga twaragiranye gutyo ngo abe yandangaje nta bindi nigeze ndangariramo ngenda mbaho muri ubwo buzima gutyo nibwo naje kugira ubwo naniranwa nabo nanone ndagenda ndahava aho hantu nibwo naje kuhura n'uyu mama yemera kwitangira uwo musaraba wo kundera mbega utaragera aho rero ibintu by'amashuri ubushize watubwiye ko mu ishuri wagiye mu ishuri ndetse wanize ubwo ukagera muri tronkome mu cyiciro rusange muri 9 years ngira ngo kugira mu ishuri byagenze gute kugera mu ishuri gutyo nubwo nagiye no muri ubwo buzima nagiye mbamo nabanjije ubundi mpera mu wa mbere nkiri umwana nkiri mu myaka iri no muri 15 gutyo ubwo ngubwo mpera mu wa mbere nanone icyo gihe natangiye mbana na nyogokuru wabaga Rwamagana hoye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Fumbwe aho ngaho nibwo nagiye uko nagiye mbaho gutyo ntandukana gutyo n'imiryango gutyo nkabona mbega imibereho yanjye ngoye mbega nkavuga ntibuse no kwiga nzabaho nanone ntavuga ngo iwacu naha baranyakira gutya nta kibazo mbega icyo nkeneye ndacyaka runaka gutya ntereka mbireki nkabyiganiriza ku mutima wanjye gutya nkavuga ninzagiye ngira amahirwe nkabona naho ndara nkabona wemera kwakira mbega ibibazo byanjye akemera kwitanga nakantunga nabyo birahagije nibwo rero naje kugira nanone ukuntu uwo mama nanone nsubiza mu ishuri nari nararivuyemo araza mbega nsangaho nabaga nanone kuri murumuna we arababwira ati nimwe rwose nta kindi kinzanye nzanywe no kubabwira ko nkeneye uyu mwana ko asubira mu ishuri ati ibibazo bizajya bimubaho byose ibyo azajya akenera byose ndabyitangiye abari ngewe bizajya bibazwa atari ko asubire mu ishuri nibwo rero naje gusubira mu ishuri gutyo ariko uko twasigaranye n'uwo murumuna we wari witangiye mbega ibyanjye nibwo yaje kunganiriza ati ese ko wihemukiye ati ubwo uzajya ujya kwiga gute maze wanashonje ati kuzi ko ubundi wajya gusigara no ku rugo ati nkabona uko njya no kugucira inshuro ati ubwo ntuzajya ujya ku ishuri ati nzajya nanone njya kugucira inshuro gute ubwo mbega mbwira ngo mbe nabi hakana ko ntashaka kwiga ndabyanga nihagararaho nanjye nibwo naje gukomeza gutyo nyuma ntitwabanye igihe kirekire turananirana ndahimuka aho ngaho nibwo naje kugenda mbega nibera aho ngaho ubu ngubu ubwo ngubwo nibwo naje gukomeza iby'ishuri ngira n'amahirwe nkazajya nibonera n'imishinga ikandihirira iyo ya Caritas mbega ikandihirira na Farije ikandihirira gutyo
amakaramu amakayi ntavuga imyenda y'ishuri mbega nta kintu nagendaga ku ishuri ngo mvuge ngo banyirukanye nibwo naje icyo nabuze mbega naje kubura amahirwe yo gukomeza bitewe n'ubuzima nanone nagiye byo mu mibereho ubu nagiye ngira n'ikibazo kijyanye n'uburwayi cyo guhwera nibwo naje gutaha nanone icyo gihe twari twakoze na konseri ku rusengero ubwo ntaha bwije ndavuga nti ntago nabaye mu rugo ariko nubwo ntahabaye ndi bwizindure cyane rwose ntimaze wenda ngere ku ishuri ndi uwa mbere n'abandi bahagere nahageze ariko nakoze tide nasubiye nanone mu isomo ntago bihwanye nuko nari kwirirwa nanone muri ayo masomo ntagiye mu murimo w'Imana n'ubundi byose niyibikora ubwo mbyiyemeza gutyo icyo gihe nahanye na gahunda mugenzi wanjye twari duturanye tuvuga ngo tuze kwizindura ubwo ngubwo ndama dusezeranye ko ndi bwizindure mbega ndama ndi muzima icyo gihe nibwo naje kugera ubwo bigera mu ijoro hagati nanone ngo ndasohoka njya hanze icyo gihe nibwo nagarutse ndaryama ndi muzima ariko bwarakeye inyoni kivuga mpinduye umusaya numva ntago nshobora kweguka numva nafashwe urugingo mbega itako numva navunitse mbega ndavuga ni se navunwe n'iki nuko ntabishobora n'ubu ndabeyenzane nibwo iwacu barinze shangazi uwo nguwo mbega yarinze antanga no kubyuka arambaza ati ko utari wabyuka ngo ujye kwiga ati byagenze bite ndumva navunitse ati se wavuniwe n'iki ndabizi se ko numva ntegura noneho n'ukuguru navunitse ati byagenze bite ati ni bwa burwayi bwawe bwagufasha ati wabona ari byo byakuvunye n'ubundi ntago mbizi barambwira ngo icyo bari bumvishije ngo nuko bumvishije ngo ndirimbe korasi ubwo ngubwo icyo gihe nibwo naheze aho ngaho mu buriri sinongeye kubasha no gusohoka nkazajya mbirira n'ibyuya mu nzu nta kazi ndiho nkareba ibyuya ndimo kubera nta kazi ndiho nkavuga ntiyabaga nageraga no hanze nibura nkakubitwa n'akayaga nkabitekerezaho ku mutima ntubu navunwe n'iki kuko niko nta hantu nigeze njya n'ubu ngubu nta kintu nigeze nikwerera ngo kimvune n'ubu byagenze bite nkumva ukuntu ukuguru kurimo no kunjya nkavuga ntimana ntimbyutse aha hantu nzagushima n'iby'ishuri ntinzanabivamo ntimaze ubundi nkugwa inyuma n'ubu ngubu bigaragaye ko nta mahirwe mfite yo kuziga ngo ngire icyo ngeraho nibwo nabitekerezaga ku mutima ariko naheze aho ngaho hamaze nk'igihe kingana gute urwaye gutyo ni kirekire n'amezi yarashize n'umwaka urashira naraheze hasi icyo gihe ngera naho nanirwa no kuzajya njyaho hanze gutyo maze bakazajya bangezaho nk'icyonwa ariko uwo mumama tubana ukaraba bimeze gute ubwo byo sinakarabaga icyo gihe usibye ko bangezagaho ibyo kurya gutyo n'ibyo kunywa ariko uwo mwanda ugasanga aho ngaho uwo mumama nkareba ukuntu arwana nabyo arimo no kugira ikintu kiseseme ku mutima nkavuga nti Imana numbyukije hano hantu ntukankiza ntinakugwa inyuma n'ubundi by'ishuri nkabireka ntabwo ari amahirwe ntabwo ari ibyo wageneye n'ibindi nkabyiwerera gutya nageze aho nibyo kwigaho ubuzima mbayemo ndabyirengagiza niyegereza n'indirimbo aho ngaho na Bibiliya ndayiyegereza sinarinzi indirimbo zimwe na zimwe nkazajya nzisoma no mu magambo ariko hari izo namenye noneho ntajyaga nanazumva ntarinzi n'ijwi ryazo nkagenda niyumvishamo gutyo bituma nzimenya ntarinzizi gake gake
hari amagambo nizigiye muri Bibiliya aho narengamye aho ngaho ni naho ubuhanzi bwatangiye byatangiye hanyuma aho mariye gukira nibwo naje iby'ishuri kubireka ndabyibagirwa bivamo ubundi ndavuga nti Imana ntizajya nigera ku murimo wawe no muri koraro uko uzajya unshoboza ntizajya njyayo uhita wigira muri korari korari yawe uririmbamo yitwa gute yitwa umucyo yo muri eperi neyari ubu uririmba mu mucyo ariko nawe uranakeye reka tuve mu bintu by'ubuhamya bubi bubabaje n'ubundi twigire mu bintu bya gihanzi umuziki rero urawutangiye ushize twaganire ku bantu bakuriye amafaranga ndirimbo n'ubundi zawe mwari mugiye gukora gute muri korari naho korari yawe icyo mbashimira nuko Imana igiye bakoresha bakagera kwihanganira intege nke zanjye ubushobozi buke bwanjye nka gahunda ziba zikenewe nko mu murimo w'Imana hari amafaranga twitanga muri korari ntabonye ubwo bushobozi bwo kuba nayabona ngo mpite nyishyura gutyo bakabyihanganira gutyo n'abana asibye gutyo nababwira ikibazo cyambayeho bakacyakira ntibantoteke mbega ngo banyishyiremo bamfate nk'abandi bakomeye ubushobozi bwanjye bakakwihorera barabizi kumaze kuba umusitari ubu bizakorohera kwiki sinza kuba ukimenya bose nta muntu utakuzi utanzi se ku buryo byageraho bintanya se niyaduhanze no kuba ngeze haniyo sinzabe muremure sinzizamure ngo ngeraho nakibagirwa yamanze oya nta mpamvu ahubwo usibye kuririmba ziriya ndirimbo zawe amakorasi yose uririmba turimbo twiza ibintu noneho bijyanye n'indi njyana ujya wumva indirimbo zo kurapa z'amarapu uri kuko wigeze kumbwira ku ndirimbo wasohoye y'uburyo ujya guhunika imyaka nk'iriya ndirimbo ukayiririmba mu buryo bwa rapu uzwi n'aba ari nziza amarapu se ntujya uyamenya yose ntabwo kure nyibwirire bitewe no kutamenya n'ibintu byose nta muntu umenya ibintu byose ariko amarapu urayazi ntabwo nasobanukiwe neza yo uko inkoresheje mbega simvuga ngo Imana kuko yagukoresheje uko inkoresheje gutya mu buryo bwa rapu uko inkoresheje gutya mbega niko nanjye niko mbikora ariko Imana igukoresheje na rapu wayikora nabikora wabikora kuko byanakubera inejeje mbega iyo ndirimbo atari kuvuga ngo uriya muntu ni indirimbo zisanzwe mbega zaba ngaba batazi Imana badakorera Imana batazi Imana badakorera Imana bataririmba iz'Imana nk'abandi njya ndumva izo ndirimbo nka kamwe basuze cyangwa tubiri nturirimbe ntago zo nkunda no kuzitaho niyo mbyumvije mba numva bitanyubatse muri njye nikundira indirimbo z'Imana nikundira indirimbo z'Imana oya ariko ntago byabura kubuziza none se barabose abantu Imana yaremye nubwo wenda bataririmba izihimbaza ariko baririmba nase ubu ntatwe urukundo ubuzi tw'urukundo tw'urukundo ujya kumva umuntu akukuririmbiye n'ubuzima burahindutse ukumva ubushagarira hariyo nari narahimbye ubundi y'urukundo twigeze no kuyiririmba nka korari ariko icyo gihe mbanza kuyerekanamo n'akantu k'agashusho mbega k'agakino n'abagenzi banjye mbega icyo gihe ariko ntabwo yongeye kuririmbwa kubera iki icyo gihe abaririmbyi twabanaga muri uwo murimo mbega iyo korari ntabwo yahise ikomeza korari yahise ihagarara ako karimbo kavugaga gute
banza medite gake gake hari igihe kizagera buri muntu wese ahembwa ibihembo bijyanye n'imirimo ye. hari igihe kizagera buri muntu wese ahembwa ibihembo bijyanye n'imirimo ye. nukora neza uzahembwa neza, nanone nukora nabi uzahembwa nabi. nukora neza uzahembwa neza, nanone nukora nabi uzahembwa nabi. urakomeje nikomeze ujye uri kurambwira uti dukomeze cyangwa mbe mpagaritse nabwo ubishaka twakomeza ngaho ukomeze. hari igihe kizagera buri muntu wese asarura ibijyanye n'ibyo yagiye abiba. hari igihe kizagera buri muntu wese asarura ibijyanye n'ibyo yagiye abiba. nubiba neza uzasarura neza, nanone nubiba nabi uzasarura nabi. nubiba neza uzasarura neza, nanone nubiba nabi uzasarura nabi. hari igihe kizagera buri muntu wese atayajyanye naho yagiye yubaka. hari igihe kizagera buri muntu wese atayajyanye naho yagiye yubaka. niwubaka neza uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. niwubaka heza uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. niwubaka heza uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. yewe mubyeyi uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. umva musore uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. nawe mukobwa uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. niwubaka heza uzatahiza, nanone niwubaka haba uzatahabe. nuko umusore wanjye yabyumvise uri hano, wumvise ko niwubaka habisha uzataha habi. wakubatse heza. Glorio karame. ese akandi kazina bakwita abahanzi ubundi mugira utuzina wari ubizi? ujya kumva umuntu bamwita nkande nka Emilie, ariko yise nka Emilie. nta muntu urakwita nka ka Glory cyangwa kandi kazina cyangwa ka Gogo cyokora. ubwo navugaga ko ntari namenyekana, ntabari mbega ntari namamara, ntari namamara ngo menywe n'abantu benshi, bitewe n'ubwo bushobozi buke. ariko hari abari baratagiye mbega bakazajya bampamagara duhuye ngo amakuru umuhanzi we nuko
niga ariko kagogo nako kaba ari sawa ntago nari mbizi uzana ugakomoka ku kazina ntago mbizi ntago ubizi urekada yitwa Glorious numvishije ayo mazina gusa ariko simba nzi ngo asobanuye gutya ariko kagogo kakubera wakemera bakakwise nsanze ari byiza atari bibi bintanya na data ubushize yageze kumbwira ko ngo wagize umukunzi kera mwakundanaga urabyibuka mu kiganiro twakoze uri kumwe na manager ntago mbyibuka ngo umuntu ngo mwakundanye ngo yari mubyara wawe urabyibuka se aho ndabyibuka yego urabyibuka ndabyibuka mubyara wawe niwe muntu wa mbere ngo wakwambuye ubusugi urabyibuka ndabyibuka wabimbwiyeho ariko ngo ukimara kumucika wahise ukizwa nahise nkizwa yego none se ubwo nta tuzina tw'urukundo yakwitaga rakareka nuko nyifatira gutyo mbega byagenze guteze gusa byabaye nk'ibyo gukina by'abana nanjye mbyakira gutyo mbega sinigeze mvuga ngo yarambwiye ngo ibi n'ibi rakada twabikenaga gutyo ngo ni imikino mbega ngo ni umugore n'umugabo gutyo tubyashyira gutyo yari afite nk'imyaka ingahe nawe ni mukuru oya we icyo gihe wari ufite 15 we yari afite ingahe imyaka ye sinayibara yari amajije gukura yarakurutaga yarandutaga yari afite nka 25 nayo yageramo kuko hari uwundi inyuma ye nanone nitungana kandi nawe urumva 89 igihe navukiye nk'imyaka naba mfite urumva uwakurikira mbega urumva se uri imbere ya itari myinshi kumurusha ubu uracyamwibuka aracyariho ariho abahe ariho nubwo aba yibereye aho ngaho ari umusinzi gutyo mbega uko Imana imushoboze gutyo yaje gushaka n'umugore barananiranwa gutyo nubwo yigereraga n'inzu mbega babanamo ubwo umugore baza gutara rero yiberaho gutyo muri ubwo buzima ujya umubona njamubona nkavuga ntireka nikomereze gutya iby'Imana ukigira muri Yesu ukituriza ubagarutse kukubwira ko agukunda bigira ute ntago nabyemera umaze kuba umusitari kandi Glorious ntago nabyemera ubu kugira ngo umuntu anyinjizemo ngo arankunda mba numva mbega ari no kugira ngo anyumve bitewe n'ukuntu iyo ndebye n'ukuntu n'abantu tubarangaza mbega iyo tugiye mu nzira byanatubera n'ikigusha bamwe bakaturangarira batwibazaho batuvugaho byinshi ngo se ubundi ngo n'abariya bareshya kuriya ukajya kumva ngo se ubundi n'igikuri ngo ubundi ngo hari wowe wari wabona ngo yabyaye ngo ubundi cyabyara nkabyibaza mbyumvishije gutyo nkavuga ntibura hari icyo banganiriyeho nkavuga n'umuntu waza kumbwira ngo arankunda ntinakumva ko ashaka no kugira ngo ancumuze cyangwa kurya n'udufaranga twawe ufite nabyo hariho igihe hariho abambwira ngo ndi umukire ngo ubundi ngo ibyo mfite byose nzabishyira he ngo ubundi ngo ubwo uzabikoresha iki ntise n'ibiki ngo n'amafaranga uba ufite ngo ubutunzi ufite ubundi uzabushyira n'ibintu by'ibizu ngo amatungo gutyo ngo ubundi ufite n'amatungo none naje kugira ukuntu ngerageza no kuyatunga gutyo ariko burya na Satani ajya tugirira ishyari nayo matungo wari ufite n'ingurube nagerageje kuzajya ndagira ubwo ntago nagize amahirwe yo gukomeza kuyatunga bakazajya bayanyiba gutyo bandira mu mibare nkagerageza nabo yaragije nkumva umuntu arambwiye ati nabyutse nsanga bayibye ubwo nkabyakira gutyo ntubwo n'ikigeragezo n'ibibazo yahuye nabyo ubwo nkabyakira gutyo nkemera igihombo nkacyakira ubwo ngubwo nabyuka nizo niragiriye mu rugo sinzi hasange nkasanga bazibye gutyo ngeze aho ncika intege ndavuga nti nanone ndaruhira ubusa
nta nyungu bima n'ubungubu iby'ubworozi ndabiretse mbireka gutyo. Ese ubu ibintu by'urukundo byakuvuyemo byararangiye pe rwose iby'urukundo ni bya bindi nyine ijambo ry'Imana riravuga ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ubukunda abantu nk'uko Yesu yadukunze nk'uko nabakunze ariko ibyo byo kumbwira ngo ndagukunda sheri bite ndagukunda bitese urabete mwana mba numva ugira ngo nyumve mba numva no ku mutima wawe ukunze wansubiza inyuma ko mba numva nagira ngo nkinishe wavuga uti ubundi nanamushatse ubundi burane n'uwabibona n'uwabimenya ntiyananseka mbikurikije mbega nkirebaho ariko Imana ijya ibimbabarira nabyo humura nukirebeho nkireba muri mwiza ze ninde wako nkireba rwose ngo indeshyo yanjye n'ukuntu baba bavuga umuntu bamurebera ku ndeshyo ngo ntitujya tubyara nta mibyarire yacu nta myororokere yacu nkireba aho ibyo ngibyo ariko se Mana n'abarebare hariho ababura imbyaro kandi kuki bazibura kandi ari barebare ni kuki ibyo bibaho ni wowe wabikoze ubizi n'ibindi ushobora guca inzira zawe ntari kuzandinde kuvuga ngo binyujije nanone mu nzira z'ubusambanyi ngo umuntu arambwiye ngo tugende ngo nagukunze kuko ashobora kunyagiriza ubuzima gutyo yagira ngo andebe n'ubundi akagira ngo andire ibyanjye gutyo nk'uko baba bashima ngo ndi umukire ngo ndatunze agira ngo ajye ibyanjye ntariko atarankunze ku mutima n'ubundi burya nk'abantu bakundanye nuremera ukakira ibibazo bya mugenzi wawe n'ubundi kuba wamukunze byose nta na kimwe uciye ku ruhande uwo wakunze mbega uwo wantumyeho ntabari we uzanyoherezaho nibinyure no mu mucyo wawe unkoreshereze n'ibirori nk'abandi wiyambarira agatimba unkoreshereze n'ibirori nk'abandi wigeze kumbwira ibintu by'agatimba uzi ukuntu ugahenda agatimba uzi ukuntu yacinzira aha sinarinzi uko nahagera umuntu ugukunda nyawe agukunda ukabibona akagukunda koko undi agatimba ntiwakigurira nakigurira ubushobozi buke bwanjye ufite amafaranga menshi bitewe n'ibyo nagiye mbura nese ubonye umuntu ugukunda nawe ukabona ko koko agukunda cyane ntago wagura agatimba basi kugira ngo ubukwe bugende neza wakagura nawe we Imana niyo yabikora nshobora kunanirwa njye nk'umwana w'umuntu nkabura inzira nabinyuzamo ariko yo kubera ko ariyo yaba yabivuze n'ubundi gaca inzira kandi bikagenda neza nk'uko yabikoze n'ubundi kuri mugenzi wanjye yari umuhungu nanone tureshya ica inzira maze akoresha ubwo bukwe ashaka ikizungereza iyo ngo ni muremure sinabutashye ubwo bukwe ariko njya ndeba iyo nyuze ku bantu mbega gutyo hariho igihe nyura no ku bantu ukajya kumva ngo ntiwigeze ubona na wa wundi wo mu mwuga ngo uzi ukuntu yakoresheje n'ubukwe ngo uzi amateka yandikishije icyo gihe nkavuga ntibura hari icyo banyibajijeho ntihari icyo banganiriyeho ku buzima bwanjye nkavuga ni Imana ni wowe ubizi ariko ndizera ko utagicika intege ntago nyicika intege ni rwose buri muntu agira uko ateye niyo migi umuntu aba afite dosiye ye umuntu agira igare rye Imana ariyo ibikora abantu ntitunganye imigisha nta nubwo Imana yaturemye kimwe nirekada abagufi n'abarebare rwose ibyo si n'ikibazo none se Glorio karame wanze kumbwira ariko nkumbureka akarimbo kawe k'icyongereza k'icyongereza nkasubiremo ongera ukanyumvisha dusoza go every day I need the blood of Jesus every day I need
the Burundi of Jesus, because he is a good, because he is a good. Every day I need the Burundi of Jesus. Every time I need the Burundi of Jesus. Every time I need the Burundi of Jesus, because he is a good, because he is a good. Every time I need the Burundi of Jesus. Every day I need the Burundi of Jesus. Every day I need the Burundi of Jesus, because he is a good, because he is a good. Every day I need the Burundi of Jesus. ukabura yisoje ni chorus karyoshye kubi imbye ndaho mu rugo aho nibereye aho ngaho kwa shangazi wiyicariye uragahimbya karembo k'icyongereza rwose nta tundi tuntu harya ubushize rero bambwiye I love you nta kandi kantu k'icyongereza cyangwa igifaransa ntako nigeze mpimba mu zindi ndimi usibye ikinyarwanda nicyo nashobojwe nkagenda mbega mpimba ibijyanye n'indirimbo gutyo ariko abakunzi rero bawe n'abantu muri rusange badukurikira waruvuze ngo ariko usibye ko mbega ntabashije kugenda mbikurikirana ngo mbyige mbifate mu mutwe nyine ariko nari mfite naho nabyanditse mvuga nti nshobora nabyo kubikina mbega bigaragaje mbega nko kugaragaza mbega utuntu tw'udukoryo nshimira mbega mvuga n'amateka mbega bijyanye n'ubufasha umuyobozi yagiye nanone atuyobora mushimira gutyo ariko ushyizemo n'udukoryo gutyo nyine niko urakoze cyane nzaza kugusura mu rugo wabyemeje unyere ku buryo woga uburyo noga woga nk'ifi buriya ngo ntibakoraho ugira imyenda yo kogana ntayo nateguye ariko nzayikuzanira ubundi koga woga niki noganaga gutyo imyenda isanzwe naza kuvugisha manager rwose noganaga imyenda isanzwe gutyo n'abandi nkuko byameraga ari nk'urugomo gutyo n'abandi bakaba bajya nko kuvoma gutyo ugasanga umwana yegereye mu mazi uratetuye akate gutyo ari nkaba nakigiramo gutyo nkaba nakigiramo gutyo nta muntu tubiganiriyeho gutyo nkiyogera gutyo nta muntu najyanye nawe ukabura yinjiye nkayoga gutyo utanzaza kugusura dukorere uri koga noneho dukorere n'ikiganiro twereke ngo woga gute twaje natwereke amafi koga ngo nyacakire nta ndobane mfite ntago nzi kuroba reka da watuzayaguru yadutekera yabatekere amafi gutekana ntago nigeze ngerageza ubwo buzima nagiye mbamo ibintu byo guteka gutyo usibye kuvuga ngo ese umusheri ntago uzajya umutekera nimumara kubana namubwira imibereho yanjye ubushobozi bwanjye yakemera kubwakira mbega uwo nguwo niwe nakemera ko ankunze koko nkamubwira ubuzima mbaye mu bushobozi mbaye mfite ubwo yakemera kwakira mbega ibyo bibazo byanjye ubwo ngubwo yabicisha muri izo nzira mbega mu mucyo nkavuga niwe wankunze ariko wazagera ukabyiga guteka ukamutekera niwe ngerageje nabwo ubwo yazajya byakira nicyo uzi guteka ubundi kimwe wenda wavuga uti ndakizi kugiteka n'iby'icyaro
uwo nguwo ni wa yakeze iyo myumbati ibijumba gusa ibirayi igitoki wenda hakaba hari uwukunda ako gafirite akanyama mfite umudamu mwiza azi kugakaranga neza akagahumuza ibyo ngibyo ntabyo nigeze ninjiramo mu buzima bwanjye gutyo reka sinigeze nimenyereza ibintu byo guteka gutyo reka urabitogosa gusa kubitogosa ntibyananira urabitogosa ugakubitamo ibitunguru nkavuga ntawanga n'ubundi ibyo binuka ari njye ubyitekera n'ubundi sinabipinka nabyakira uko nabitetse kuko ari njye waba wabyitekeye nabiga rero nubwo kuko yaba yankunze yakemera biba yemeye kwakira ibibazo byanjye umusaraba wanjye nabimubwira sinagenda nanjye mvuga ngo ndi mwiza nishyiraho niyemera reka da niwe wanyishimira ariko niwe wanyishimira ngo nta nkumi yigaya niko hanyuma yaza kuvuga rero nzaze kugusura mu rugo i Rwamagana ubwo ukomeze ugire ibihe byiza kandi nkwifuriza ishya n'ihirwe muri uyu mwaka ugiye kuza nzaza muri uyu mwaka ariko n'ubundi nzaza muri uyu mwaka ubundi ngusure turebe uko woga amazi magari uyagashye koko nurangiza tunasangira urakoze cyane murakoze namwe